Tshisekedi mu myaka yashize urabizi neza ko atari inshuti y'u Rwanda sibyo urabizi neza ubwo ko Tshisekedi nawe yigeze kuvuga ko azakura ubutegetsi bwo mu Rwanda niwe yaravugaga ko yashakaga kurasa u Rwanda ntago wavuga ko u Rwanda narwo rwakwicara yaba ari ukumusubiza cyangwa se kumukuraho inzira zose ziba zishoboka ibyo options zose zashoboka. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza. Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu koresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub kwiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Nicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Turabasuje, turayifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Tugarutse rero mu biganiro byacu nk'ibisanzwe, ndi kumwe na Ayubu Mbonyintwari. Ayubu, yes, meze neza? Meze neza. Mwebwe? Natwe turaho nta kibazo. Byiza cyane. Ya, tuje rero kuganira n'ubundi ku makuru abari kuvugwa hirya no hino hano ku mugabane wa Afurika, mu burasirazuba bwo hagati, ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi. Ariko uyu munsi reka twibande ku makuru areba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayubu, mu mwaka wa 2023 wigeze kumva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa coup d'etat yaje kuburizwamo. Yego. Ari byo biri gukurikira ifungwa arizo nkurikizi ba General Ciwewe, Christian Ciwewe na bagenzi be na Daniel bose bafunzwe baziriya kugerageza guheruka ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Yego. Hari umukoloneli rero witwa Mesmin Kakure, naho wahoze ukorera urwego rw'ubutasi rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wemeye ko ari umwe mu bacuze umugambi wo guheruka ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko atumwe n'u Rwanda. Okay, mabikuri yego nari ngikomeza. Komeza rwose. Kumbwira ngo ahantu niho dushinga umuhati, kadushinga umuhati hano. Okay, wawushinze rwose. Kugira ngo turebe ese koko uyu yaba yaratumwe n'u Rwanda, u Rwanda rwa rufite inyungu ki mu guhirima ko ubutegetsi bwa Tshisekedi? Urakoze. Ni muri babandi ko deta yaburiyemo. Imwe barahabonetse agakundi kakarasa k'abanyamahanga kabanze cyangwa ni ibiri recent bya vuba mu mwaka wa 2023 hari coup d'etat yaburijwemo mu mwaka wa 2023 y'abagenerali. Abangaba barimo gufungwa benshi ugitandukanye niya ndiyo ya 19 kwa gatanu banarashe rwose amasasu banarashe n'umuyobozi wabo ugitandukanye. Yego,
hari abajenerali rero bari kuzira ndi kuvuga nti u Rwanda rwa rufite inyungu ki mu guhirima ko ubutegetsi bwa Tshisekedi yego bibaye koko ari byo u Rwanda urakoze cyane Alexis icya mbere u Rwanda uvuze ukuri ubu uyu munsi ushobora ngo nta nyungu rwaba rufite ariko Tshisekedi mu myaka yashize urabizi neza ko atari inshuti y'u Rwanda sibyo urabizi neza ubwo ko Tshisekedi nawe yigeze kuvuga ko azakura ubutegetsi bwo mu Rwanda sibyo yego urabizi neza ko Tshisekedi amaze iminsi afite ibibazo ashaka uburyo ashaka kure icyo bita règlement de compte igihugu cyacu cy'amajyepfo niko babyita ngo ni règlement de compte iyo arimo kusa abo yita ko ari abanzi be arimo kubagirira uko aba ashaka kubagirira kugira ngo bace intege akaba rero arimo kubikora mu rwego rwo kugira ngo astabilize ubushobozi bwe ku gisirikare cya Kongo iyo ni facteur ikomeye Tshisekedi yikanga Kabila Tshisekedi yikanga abasirikare b'abajenerali bahoranye na Kabila wahoze ari umuyobozi wabo kandi akaba n'umujenerali president chef supreme de l'armée commandant supreme commander in chief hanyuma Kabila akaba ari we mu by'ukuri wubatse kiriya gisirikare ku rwego umuntu yavuga nka 70% ubwo yari akiri president ku mpamvu twanasobanuye neza no kuri Primo tuvuze ko yagize uruhare we na muzehe we na papa we mu kubaka kiriya gisirikare nyuma akaza kurokirita abasirikare akaba promoting abandi akahuza icyahoze ari CNDP na FARDC mu kitwaga mixage na brassage Kabila wabaye president imyaka 18 ariko mu minsi mike ishize akaza kugirana ibibazo na president Tshisekedi akamucira urubanza akanakatirwa urugo gupfa agasesa ishyaka rye rigasenywa no kuvuga ngo Tshisekedi buri mwanzi wa mbere afite cyangwa uwo yikanga ushobora no kuvuga ngo ntago ari M23 kuko M23 ntago irerekana akayihayeho ko kujya Kinshasa ahubwo umuntu Tshisekedi yikanga we muri Palais du Peuple nibyo kuyobyubura aravuga ko ari u Rwanda ariko buriya ikibazo afite gikomeye cyane ni cya Kabila sibyo hanyuma rero ukagaruka kuvuga ngo u Rwanda rwaba rufite inyungu ki mu guhirika cyangwa gukorera coup d'etat Tshisekedi icya mbere nyina manza nkabirebera mu bigendanye no kuba Tshisekedi yakoresha uriya mu koloneli yaba ari akagambane cyangwa ari fabrications ari ibihimbana rubanza rwa politique cyangwa rufite impamvu zindi kugira ngo hazabonekemo umwanzuro uvuga ko ari u Rwanda rwashaka kumuhirika kugira ngo akoreshe izo accusation ibyo birego mu nyungu ze zigendanye no kugundira ubutegetsi no kwikiza abo atavuga rumwe nabo icyo ngicyo babanza ukagishyira ku ruhande muri uwo mujyo sibyo hanyuma icya kabiri ariko kavuga uti se u Rwanda rwo igihe atangaza ko azakuraho president ko azahindura ubutegetsi mu Rwanda ko azahagarara igoma akarasa Kigali ngo atiri wavunika n'ibindi nk'ibyo igihe abufata abasirikare be abaopoza b'u Rwanda twigeze kubona opposition nyarwanda irimo kubisikanira Kinshasa bagenda buri kanya bajye kandi ntago babaga bagiye muri pelerinage urayizi mu rugendo shuri urugendo rutagatifu yego ntago aricyo babaga bagiyemo babaga bagiye guteganya uko bakuraho ubutegetsi bwa Kigali yaba ari mu nzira za politike cyangwa gisirikare sibyo rero ntabwo Tshisekedi kuba yavuga gutya byaba ari gitangaza rwose ubwo cyaba gisigaye no kwibaza koko se yaba yaraburijemo uwo mugambi icya kabiri bari kumwe nawe bari bangahe banganaga iki abasigaye barangana iki ariko icyo ntabwo umuntu yakwirirwa gitindaho iyo niwe yaravugaga ko yashakaga kurasa u Rwanda ntabwo bavuga ko u Rwanda narwo rwakwicara yaba ari ukumusubiza cyangwa se kumukuraho inzira zose ziba zishoboka ibyo options zose zashoboka yego uyu musirikare yavuze ko mbere yo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi yabanje kuganira n'umuturage ufite ubwene gihugu bwa Canada witwa Nzanzu baganiye ku bijyanye na sosiyete icukura amabuye y'agaciro ariko nyuma ibyo baganiraga biza guhinduka uyu mukoloneli yakomeje avuga ko nyuma yaje kumubwira ko u Rwanda binyuze mu mashyirahamwe mpuzamahanga rushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi kuko ubwo butegetsi bukorana rwihishwa n'abantu biba amabuye y'agaciro niyo mpamvu babahaye inshingano yo gukora iriya coup d'etat mu rwego rwo kwiyubaka no kugira ngo babone ukuri babone kuri ayo mabuye y'agaciro Ayubu uretse kugendera wenda mu mujyo cyangwa kugendera
ku matayito reka mvuge gutyo y'ibinyamakuru bimwe na bimwe ubundi uyu musirikare koko urumva ibintu avuga birimo ukuri uvuze neza rwose urumva bise binavuguruza wagira ngo ni n'ibinyamakuru bitandukanye bibi icyo kinyamakuru cyitwa ngo Alex icyo ndi gusomaho ni bwiza.com ariko bivuga ko ari inkuru yanditswe n'ibinyamakuru byo muri Kongo yitwa ACP ni bwiza.com none urimo gukora hiyo nkuru aho bayikuye nabo bwo barahafite nawe ngira ngo kumva neza ko ari ibintu byo kuremekanya kuvuga ko ngo u Rwanda rwasabye amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro yego kugira ngo abakurireho ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa amashyirahamwe yategamiye kuri leta ngo bazakoresha amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro kugira ngo bakoreho ubutegetsi Kinshasa yego ntabwo ntekereza ko mu by'ukuri tujye tuvuga ibintu uko tubibona ntabwo leta ya Kigali yajya gukoresha amashyirahamwe nk'ayo ngayo gukuraho ubutegetsi Kinshasa ahubwo se waba expectinga uko ayo mashyirahamwe yabikora gute ntekereza ko Kisekedi mu by'ukuri ari mu bihe bye bibi bitoroshye byo kuba ahantu hose abonye yakwerekana ko afite menace ahashyira ingufu kugira ngo abanyamahanga n'abaturage be barusheho kumugirira icyizere ashaka no kuba arimo kubikora gutya kugira mu minsi iri imbere azatangaza ibihe bidasanzwe nanone mu gihe cy'amatora birashoboka cyane kudeta nayo hari igihe iba ni ikibazo ubundi iba ari kitisho ni menace ni threat kuri ku butegetsi ubwo ari bwo bwose ariko hari n'igihe iba nk'isoko bahahiramo igihe cyo kuramba ku butegetsi yego hari igihe iba rero ari orchestrated na regime ubwayo kugira ngo yihahiremo cyangwa yivomemo kuramba ku butegetsi cyane cyane yikiza nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi ihimbira ibyaha nk'ibyo ngibyo yego ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se ari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gushaka gukoresha iri turufu kugira ngo rigaragaze ko u Rwanda ari rwo rubogamye cyangwa rubangamye mu nzira y'amahoro irimbanyije urumva iyo option tutaza kwibagirwa kubivuga ko Kisekedi ashobora no kuyikoresha mu rwego rwo gusa nko gucecekesha u Rwanda ureko nyumva kuko buri abakora za analyse muri bo mu bijyanye n'umutekano uvuga bati anything can happen ari gihe mu Rwanda barimo kudutegurira kudeta baherenda ku makuru yibanze cyangwa afatika inzego z'ubutasi zose zirapererezanya nazagira ukubeshya hari izitwa za contre espionnage n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero bashobora kubitangaza itaranategurwa mu rwego runaka cyangwa nta nihari nta nakayihayeho kaye ariko bavuga ngo probability reka tuyitangaze no waba bitekereza iburire mu wacyumvishe hari gihe bikorwa ari prevention hagiye bikorwa biri calculated ari imibare babaze hari gihe bikorwa bari kura makuru ngo agende hanze bimere nka ari propagande hari gihe bikorwa bagira ngo bagire ibindi bahisha cyangwa bagira ibindi baburizamo hari gihe bikorwa bene wabo fatanya bikorwa bababwira bati ni mu bitangaze ijisho rikomeze kuguma kuri Kigali ijisho mpuzamahanga nawe ibaze wari ufite igitekerezo cyo gufata nko kwataka umuntu cyangwa kumugirira ukundi nabi akabivuga utaranabikora no kuvuga ngo ububiretse turi kumvikana we rero bibaze nkaho biburijemo cyangwa wowe uhita ubite ibyo byose ni imibare batekereza ariko ntekereza ko erega kudeta ntabwo yategurwa ngo ivanweho kuriya baba bivuga urumva Alexis kudeta kiba ari ikintu kiri organize gikomeye cyane ko ryo itavugirwa nko mu kabari cyangwa mu binyamakuru kuriya ngo uvuge ngo yari yateguwe yego ikindi ubutegetsi bwa Kisekedi mu by'ukuri again to be fair mu by'ukuri ari ubutegetsi wavuga ngo bufite system ikomeye biri aho ngaho ku buryo bwirwa buburizamo za kudeta buri gihe uko bukeye nuko bwije abasirikare abagenerali 70 senior officers apana abagenerali gusa bavanze ariko abagenerali ngira ngo 30 urabizi barafunze bose 40 urakoze abagenerali gusa ushyiremo aba officier bandi ubwo ni 30 bose bakanga 70 n'abasirikare benshi cyane nta buri munsi ngo baburiziremo kudeta uzushyiremo niyo ngiyo arimo gushinjaho u Rwanda ushyiremo na yindi yari yakozwe n'abacanshuro ubwo butegetsi bwa Kisekedi bwirwa bwizibukira za kudeta zateguwe n'abagenerali bagenzi babo ngabo gateguwe n'abagenerali 70 bashyigikiwe kandi bakoranye na General Kabila ubwo mvugo ubutegetsi butarimo gukina za theatre cyangwa comedy sibyo ntekereza bari ko bwamaze kubona ko kudeta wenda ari inzira nziza
ibitanafite accountability mu butabera. Iyo batangaje kudeta abantu bakugirira imbabazi, abo wafashe, abo watocarinze, abo wakoreye ihohotera, abo wishe, abo waburishije irengero, kudekarara ibihe bidasanzwe, za bije z'umutekano ziyongera, kwerekana ko igihugu kiri mu kaga, kuba watangaza ibihe bidasanzwe. Turi kumvikana ibyo byose urabimanukura ukavuga ngo hari igihe leta rero ibibonamo nkaho nk'isoko nko twe twabivuze yo gusaruramo cyangwa yo kuvomamo igihe, kugura igihe, buying time, no kungukiramo ibigendanye n'ubutegetsi, kuramba ko ubutegetsi buba buriho buyobya ubura ari ku bindi situation iri mu gihugu y'ubukene, intambara irimo kubica muri Eastern Congo, wenda za deficit budgetaire, ubukungu butameze neza n'ibindi pressure mpuzamahanga. Ibyo byose we urumva icyo kintu kiba ari ikintu kinini gifite icyo gisobanuye ku buryo utapfa kukivuga mu ijambo rimwe gusa. Yego bya ntacyo, reka tubyumu general tubirekera hano, ubundi ndabona ari ukuvuga ya ndogo, niko mu kinyarwanda kiza bajya babivuga. Uwo nguwo niwe urimo kuyavuga, ni uri kuyavuga ko sintekereza ko ibyo bintu n'ubundi bishobora kuba byaba, uretse ko nanone bishobora gushoboka, ariko ntabwo byaba bigeze kuri urwo rwego. Ayubu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone M23 ivuga ko yahanuye drone y'intambara ya FARDC. Kugira igiye kugusomera akantu gatoya, n'ubundi inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza ivuga ko amakuru aturuka muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru avuga ko ku gicamunsi cyo ku munsi cyo ku itariki ya 11 z'ukwa 11 nyine umutwe wa M23 wahanuye drone y'intambara ya FARDC mu bwoko bwa CH4. Bavuga kandi ko FARDC maze ibyumweru byinshi yifashishije drone yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23 no mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Hari ikiganiro nge nawe twakoranye n'ubundi kuri Primo Media Rwanda dusobanura amahame cyangwa se umushinga w'amahoro yego leta ya Qatar yateguriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uruhande rwa FCM23. Yego kiriya gihugu cyangwa karere kazabona amahoro mu gihe impande zigishinjanya kugabanaho ibitero. Utaransubiza ku munsi w'ejo cyangwa hari indi makuru n'ubundi yavugaga ko FARDC yari gushinja M23 nayo kwigabaho ibitero, mbese bari muri mpanguye. Kuki iza kizasyo kuri buri ruhande zikomeje kuza? Ni ikibazo barije tumaze gusubiza kenshi. Igihe batarasinya amasezerano bari mu ntambara, kandi igihe bakiri mu ntambara bazarasana bakoresheje ibyo. Ni simple question, si byose? Nta kintu turi buvugeho mu by'ukuri rebye ni nka updates, si byo yo kuba ko bahanuye drone. Yego drone zarahanuwe za M23 nyinshi, niza Kongo niza M23 zigeze kuvuga ko zihanurwa, za FARDC zarahanuwe, ko izararashwe ni zimwe ntizagwa ariko zikaraswa. Bari muri Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo Masisi. Yego ubwo no kumvikanisha gusa ko Masisi nayo na za Rucuru bakiri mu ntambara no muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko. Hanyuma bikanumvikana ko igihe batara sinyari amasezerano baracyari mu bihe by'intambara, ari amasezerano global ya Qatar, M23, leta ya Kongo ntibarayashyiraho umukono, sibyo? Ubwo no kubanga ufite ingufu baraba barasana kugira ngo igihe cy'amasezerano kizagere hari ufite hamaze gufata ahubwo hashinge ya mihati dukunze kuvuga imbago. Ibara n'ibyo barimo kurwana, harimo kwishyurana, harimo kubuza abandi kwipositiona ku hantu hari strategique, harimo kugerageza ibikoresho, harimo kubeshya ibihuha bakaba bitabayeho, harimo kugerageza kuvuga ko urundi ruhande rwo rurimo gushoza intambara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri nta gishyashya. Yego aya makuru savuga ko M23 yatangaje ko none ifite ubushobozi bwo guhanura drone za FARDC, kandi mu gihe cyashize twabonye n'ubundi ari izindi drone za FARDC bahanuye, uretse ko amakuru n'ubundi yaturukaga ku kibuga cy'imirwano yavugaga ko M23 iri kuzongwa cyane n'ibitero by'indege bya FARDC mu minsi ishize. Nibyo yego nibyo hari supremacy aérienne y'indege za leta ya Kongo Kinshasa, ndetse ikaba yaratezaga ibibazo ngira ngo yajyaga umva hitwa za Nyabyondo, bararashwe cyane bapfushije abasirikare benshi. Iyo ni M23 ku makuru yazwi yagiye agaragara.
naho hatumaguruka minsi ishize twaravuga ngo kukemvene turoyirirwa itaka sibyo ko twavuga ko barimo gukinira kugira ngo nkwibutse neza bakiniraga mu izamu ryabo bari muri defensive rero ubwo bishoboke ko bongeye wenda kubura ubushobozi bwabo bwo kurwanya no guhanura indege akaba ari mpamvu barimo kwikubita mu gatuza bako bafite ubushobozi none barimo kubivuga kuko minsi ishize ubwo ntabwo bari bafite yego aho rero nubundi igituma bivuga uyu munsi nuko ejo ntawe agoye ndabyumva ikibazo cyane cyane kirengeye kubaza nti mu minsi yashize ubwo hari imbanyije gufata nyine umujyi wa Goma mu ntangiriro z'uyu mwaka ndetse na Bukavu bigeze kubaza abakuru ba M23 aho bakura intwaro bavuga ko intwaro babona bazisigirwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse twiye no kubona Sultan Makenga we avuga ngo arashimira FARDC kubo kubahereza intwaro yego izi ntwaro zo kuhanuriza drone cyangwa zo guhanuriza indege batakoresheje mbere kugira naho nyine vuga ko bari gukinira mu izamu ryabo none hizikuye iri guhanurira izi drone hari ahantu ushobora gukeka cyangwa kuba wakumva harimo aho uvuze ho kuba bazaka leta harimo aho kuba bazigura erega abantu bameze nk'abigiza nkana twigiza nkana yamvene turifite ahantu kontorora bavuga ko ari hagati ubunini haruta u Rwanda inshuro 2 3 kugera kuri enye ndetse n'eshanu okay tuba tuvuga u Rwanda atari ukurusuzugura cyangwa kurupfobya turarwubaha cyane kandi tuza agaciro karwo ariko icyo tuba tubana kugira ngo abantu bumve étendue espace territoire ubutaka M23 turi kontorora kuko uvuze kilometero kare ukababona kilometero kare ibihumbi 100 aryo umuntu atahita byumva ariko bivuze ati u Rwanda inshuro uhita wumva ko ufashe u Rwanda ukangeraho Burundi ugakuba kabiri M23 turi fitano ngaho ngaho turi kumvikana harimo amabuye y'agaciro uvuze amabuye y'agaciro abantu bagira ngo wenda anige twibwira ko hari undi wenda ushaka kuba ayafite ni M23 sinzi niba M23 ifite Rubaya ikabikontorora za Kamanyora ikontorora uduce twose turimo amabuye y'agaciro ya Kongo kugira ngo iharinde wenda igihe cy'amasezerano bazumvikana turi kumvikana so niba rero icukura ayo ma déplacement y'amakamyo akaba byanga bikunda utavuga ko bari shyashya byaba ari n'igitangaza bamaziri ya myaka n'igihe bamaze cyose bataracukura ari amabuye ngo bayagurishe babashe gutunga n'abasirikare babo ntibishoboka rero amafaranga avamo priorité yabari iki uvuga ko yabari yo kugura intwaro ni yego nta nubwo babanza kugura ibigori by'abasirikare oya babanza bakagura imbunda n'amasasu ubundi ibigori ubundi ibiryo by'abasirikare imiti uniforme n'ibindi ibyo no ruca abana nta nubwo bisaba windi amakuru yenda adasanzwe so nkavuga iki rero abibaza ngo bazikura hehe ubusiyisi turiho koko imbunda ziragize zifite regulation uko bibona nawe niba birebera muri mudasobwa cyangwa he waba ufite ubwo butaka bwose ukaba ufite Uburusiya ufite Ukraine ufite leta za mafia ziri ku isi za Cuba za Venezuela zifite ibibazo by'ubukungu kandi zikora intwaro ufite za South Africa ufite za Wagner iriya Wagner ishobora no kuba ari nayo icuruza impande zombi usekerekeza ko bagiye gusaba bakaba baragiye mu kiruhuko cy'izabukuru ishobora no kuba baragarutse bakaba so nta gitangaza kirimo ufite amafaranga yuko ni byiza kubibaza ni nabyiza ko n'uburenganzira bwacu kubitekereza gutyo ariko nta gitangaza kirimo ko M23 yagira intwaro arizo yatse SADC zizamenyekana n'izitaramenyekanye arizo yatorokanye kera bavuga igihe yavaga mu minsi yabo ya mbere igihe batsindwa 2012 na 3 bavuga ko bari barasize bazihisha izindi barazitwitse izo bambuye FARDC zagiye zigaragara urabizi ku buryo kuba muri no minsi rero noneho aho ikoranabuhanga ryaziye babona izi zirasa indege anti aircraft missile cyangwa missiles air to air missiles zo mu kirere shano no gufata drone zihanura izindi drone zironshinga amasasu yo mu kirere itiri ijya hasi karasa izindi cyangwa zikabiteretse hasi karasa hejuru cyangwa kamikaze drone zinkazira ziyenda zikiturikirizaho na muri bisasu byazo ntago ari gitangaza mu byukuri
rwose iyo ni inkuru twavuga uretse ko kubimenyekanisha tubishyire muri primo tubifite mu nkuru ishaje ko Ventura yabona intwaro zigezweho kandi tuba tuvuga zigezweho sero y'ibyo twebwe wenda tubasha kugeraho ziba ari izo ziri muri second hand market. Yego yego Ayubu tutarava muri Kongo nanone niho tukiri hari no ariko noneho biri related n'u Burundi ngo igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko ingabo zacyo ziri mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyine zafunze inzira zivana iminembwe mu rwego rwo gukumira ibitero bishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira no ku mupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ibi nyuma y'uko mu cyumweru gishize abatuye muri Minembwe bakoze imyigaragambyo ikomeye yamagana ibikorwa byo gufunga inzira bavugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi sibyo nabo bakorana bikabuza ibicuruzwa by'ingenzi byaturukaga cyane cyane mu mujyi wa Uvira kugera muri kariya gace. Ibi abigaragambye bagaragaje ko ingabo z'u Burundi zafunje inzira mu duce twa Mikarati, Poezeho ndetse n'ahandi basaba ko izo ngabo zasubira iwabo ntizivange mu bibazo by'abanyekongo. Reka rero ngire ahantu umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi nyine w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko iyo myigaragambyo bayiteguye kugira ngo bayobye amahanga bafata abana n'abagore babajyana mu mihanda ngo bigaragambye bavuga ko bamagana abarundi ariko nta murundi n'umwe uri muri ako gace. Baratuza yasobanuye ko abasirikare b'u Burundi barahitwa muri Muramvya muri Mugeti ndetse na Mijembwe. Ati mubaza abanyamurenge baho babana neza n'ingabo z'u Burundi ku buryo barema amasoko nta kibazo ariko Iminembwe bari kumwe n'abanzi nibo barimo guteza ngo nibo barimo guteza urusaku. Yavuze ko iyo Poezero bavuga ndetse n'ahandi izi nzira bashaka kunyuramo bajya gushakira ibyo kurya abanzi babo ubwo nyine n'abanzi b'igisirikare cy'u Burundi ariyo mpamvu bazifunze. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kunyura inzira agiye guhungabanya umutekano wa Uvira cyangwa umupaka ariko abatuye muri Muramvya, Bajeti ndetse na Majebwe baragenda nta nkomyi. Reka mbe ngarukiye aho mbaza ikibazo kigira kiti Uburundi mu nshingano bufite cyangwa ingabo z'u Burundi mu nshingano zifite muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko tuzi impamvu igisirikare cy'u Burundi kiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri byagiranye byo kwifasha byigenga. Yego ibihugu harya buriya n'amasezerano y'ibihugu bibiri cyangwa n'amasezerano n'abaperezida ni ibihugu okay bana ba chef d'etat n'amasezerano y'ibyo bihugu cyangwa chef de l'etat Burundi na chef de homologue congolais. Ese ibi leta y'u Burundi kiri kubyemera neza ko yafunze inzira? Nicyo nashakaga nanjye buriyo iri kubyemera neza no kubivuga sinyambyemera iri kubyemera ko yazifunze. Ntago biza kwitwa ibyaha by'intambara kuko n'abaturage iri gufungirana tuye muri Minembwe. Urakoze ni ukurikira neza nzi ko ugeze no kubimbaza off camera ubutaka kukigira kuri Neva kamera nkaho ugira umeze nkaho hari aho ugerageza kumwumva. Yego uramwumva nk'umuperezida uri muri fonction publique uri mu kazi ke uyoboye igisirikare warahiriye kurinda itegeko nshinga kubahiriza itegeko nshinga no kurinda imbibi z'igihugu sibyo ukamwumva nk'umugenerali wahoze ari inyeshyamba uzi icyo gutsindwa bisobanuye utsinzwe n'inyeshyamba zindi zikaza zigafata ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo uzi ibibazo bya geopolitique Burundi bufite ibibazo by'ubukungu bufite ibibazo by'ibitoro bufite ibibazo nk'ibindi bihugu bimwe bihuriyeho n'ibindi byihariye tera ariko mu minsi ishize twajyaga tuvuga amakosa ya President Tshisekedi. Yego iri ni ikosa riri fondamentale buyo tuvuze ngo nibwo tukibimenya hari igihe abantu ngo okay ntimwari mubizi kuki mutabyemeraga. Yego ni byiza gutegereza ko umuntu aprononsa nese umuntu agihakana ko ari muri Uvira wabigenza ute nta satellite ibisigaye ni propaganda ishobora kubwirwa n'inkuru ruhande rumwindi si byose bura ni ikintu kiba kigize kuvuga ikintu cyemeza nta bimenyetso ufite ni kibi cyane. Nano turabivuga nk'ababyumva kandi babyemera ko bariyo bivuze iki nizihe ngaruka byaterwa ni iki duteke biri mu yihero. Ndashaka kubwira ngo General Evariste mu byubahiro bye akoze ikosa
ikosa rikomeye cyane ryo kwemera ko nubwo yahawe afite amasezerano n'uyu munsi tugishakisha kugira tuyasome niba nahari. Okay, tuzi ko bahamagawe ariko nta masezerano agiye ku karubanda. Uvuga ngo mufite amasezerano, ingabo gisirikare cy'u Burundi gifite mandate cyahawe nayo masezerano yagiranye hagati ya leta ya Kinshasa na leta ya Bujumbura avuga ngo area ya intervention ni ABCD muzagarukira ahangaha izitwa CONOPS. Okay, concept ya operations. Muza command and control muza wenda ni joint operation ihuriyeho na FARDC ikaba ihuriyeho na gisirikare cy'u Burundi aho bakorera na hangaha ntibarenga hangaha bashinzwe wenda kwirinda kwambura imitwe yitwaje intwaro batagiye kwataka abasivile ariko bafite amateka akomeye cyane mu minsi ishize aho byavuzwe ko batwitse imihana ya Minembwe bisha abaturage basahuye inka imihana gutwika amazu gutwikira abaturage. Yego twubaga abakecuru n'abagore n'abana bacyagiye ku ma social media batabaza. Kuba rero birimo kuvugwa leta y'u Burundi nayo ikaze kavuga ngo twa frankinze twatangiriye inzira twashyize abaturage b'ikindi gihugu baba civil mu kato mu gihugu cyabo. Anytime bishobora kuba war crimes ibyaha by'intambara. Kirazira kujya gutera abaturage baba civil cyane cyane no nambutse umupaka. Uri kunyumva? Nubwo waba ufite mandate ariko bikaza kugaragara ko wabikoze urimo gusibura urimo kwibasira itsinda ry'abantu runaka. Ibyo ni kimwe. Icya kabiri abaturage baba civil ukabima uburenganzira bw'ibanze burimo kugera ku masoko ku mashuri ugasenya ibikorwa byabo bya gisirikare bikurikiranye n'ibyo wakoze. Ubutabera ntabwo bwibagirwa biriya byo mu mihana ya Minembwe n'ibintu byejo bundi. So nkavuga rero ngo ni ikosa rikomeye cyane leta ya Neva ikoze rishobora kuza kuyibyarira cyane cyane ko banavuze ko barimo kurinda Uvira itari yabo. Uvira ntago Uvira ntago ari territoire Burundi. Okay, wenda twavuga ngo bafite uburenganzira icyo bita legitime defense yo kujya gusanga umwanzi aho ari. Wenda bakaba bifitiye n'uburenganzira bitewe n'ayo masezerano twavugaga ariko baramutse babikoze batibasira abaturage aho wabyumva. Ariko niba barimo kwerekana ko bashyize akato muri abaturage ba Minembwe kugeza igihe tuzabona ibimenyetso bivuguruza ibyo ngibyo byerekana ko muri Minembwe hariyo twirwaneho ifite imbunda irimo kurasana n'igisirikare cy'u Burundi abo nabo niyo twirwaneho yabiriyo FARDC ifite inshingano zo kubakurayo ntago bafite impamvu yo kwivanga n'abaturage. Ni haramuka hakozwe enquête hagasanga ko leta y'u Burundi irimo kwibasira abaturage bazabibazwa mu rwego rw'amategeko. Icya kabiri biraza gukururira u Burundi ko biraza gukururira leta y'u Burundi ibibazo bikomeye birimo ko twirwaneho M23 n'indi mitwe ihari cyangwa ishobora gukorana nayo bazarasana na leta n'igisirikare cy'u Burundi bagira ngo babavane mu hafi ya za Minembwe nyine kuri iyo bumbani bari Carrefour. Okay, babaganisha hafi ya Uvira. Niyo Uvira barwanaho nayo izageraho ibe affected. Ndetse Uvira iramutse irangiye cyazadusubiza kuri handi twahereye. Ho kuvuga ngo bazagera no ku mupaka Gatumba. So ni ikosa rero rikomeye cyane riri strategique rwose twavuga ngo Evariste nyuma yo gukorana na leta irimo gukorana n'imitwe ya za FDLR akagenda agahindukirana East Africa we hubwo akagenda mu rwego rwe ku giti cye agiye kurwanya impamvu yari yajyanye East Africa yose nawe abereye umumambure ahubwo akagenda ameze nk'umucanshuro none habaye umucanshuro urwanya abaturage baba Kongomani mu gihugu cyabo. Ni ikosa rero rikomeye cyane. Ego muri ingorane zaryo byanga bikunda zizamugeraho either mu gisirikare mu rwego rw'amategeko cyangwa mu rwego rwa gisirikare nkuko twari tumaze kubivuga hejuru. Yego ibi nyine wenda Evariste ndetse n'umuvugizi w'igisirikare baratuza babivuze mu rwego rwo ko bavuga baratuza mu Kirundi gutuza no gutsinsura. Yego babivuze mu rwego rwo guhakana ko bari gukorera wenda genocide abanyamurenge bavuga ko ari abanyamurenge bo mu bindi bice bo bari kugenda. Ibyo nibo babivuga uruhande rumwe. Turabona imyigaragambyo y'abadamu tukabona abaturage n'abasaza abagore abagabo b'abanyamurenge bavuga ko leta y'u Burundi yabashyize mu kato. Niba rero abanyamurenge bandi bagenda bo mu kandi gace ariko haragaragara abanyamurenge bo muri Minembwe bashyizwe mu kato. Ari nabo no mu minsi yashize bariraga
batakaga bavuga ko bibasiriwe n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Baratuza yavuze ko niba mbivuze neza. Yego nibyo. Baratuza yavuze ko Minembwe ari inzira y'umuventura ari gushaka gukoresha kugira ngo igere muri Uvira, ngo ni nayo mpamvu bagomba kuyifunga, niyo mpamvu bagomba gufunga Uvira, bagomba kurinda Uvira, kandi kugira ngo bayirinde bisaba kugenzura impande zose. Yego. None se wari kubivuga kugenzura kugira ngo bagenzure cyangwa kugira ngo barinde Uvira birasaba ko bicisha abaturage ba Minembwe inzara. Icyo ni cyo kiza gufatwa nk'ibyaha by'intambara, byaha byibasira inyoko muntu gushyira. Urabona ikibazo Israel yahuye nacyo muri Gaza, burya ntago ari igisirikare cy'abanyapalestine uko cyabashije kwirwanaho resistance, ahubwo ni ibyaha Israel yakomeje gukora byo gushyira abaturage ba Gaza mu kato. Icyo kintu kiba ari ikintu gikomeye cyane ku buryo bari abaturage bigaragambije bikomeye, imyigaragambyo ku isi kabaho. Leta ya Evariste yagiramo ikibazo kigendanye na isolation, gushyirwa mu kato ariyo no kubibazwa no kutwarwa mu nkiko. Buri igisirikare cy'u Burundi kigomba kujya mu nkiko. Na President Evariste ashaka kuzabazwa biriya byaha byibasira inyoko muntu arimo gukora muri abaturage. Icya kabiri rero tuba turimo gusesengura M23, nashaka interuro uyihuze n'ikiganiro. M23 ishobora kuza kuririra kuba igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo kandi kirimo kubyivugira ko gihari muri ya masezerano, igasaba ingingo ivuga ko itazahagarika imirwano mu gihe ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo zitarataha. Turi kumvikana? Yego. Ndetse ahubwo bikaba binatangaje twakabaza impamvu M23 iki kintu tigeze ikivuga. Iyo bavuga ngo ingabo z'amahanga ngo zizive ku butaka bwa Kongo, bivugwa na leta ya Kinshasa, mu gihe na M23 yakabaye ivuga ko ikibazo cy'abakongomani kireba abakongomani bonyine na leta y'u Burundi kuye gucyura ingabo, kandi bikabaho nka condition y'amasezerano. So nakereza rero ko kuba leta y'u Burundi iri hariya bifite ingorane nyinshi cyane biteza, yaba ari ku baturage, yaba ari ku ishyirwa mu bikorwa rya cessez-le-feu yo guhagarika intambara, nishyirwa mu bikorwa by'ukuri ryo kumva ko inyashyamba za M23 n'ubundi nazo zizarambika intwaro hasi, igihe leta y'u Burundi ifasha imitwe irimo na za FDLR nayo igifite abasirikare benshi. Abasirikare 10,000 birimo kuvuga mu Burundi bari muri Kivu y'Amajyepfo, n'umubare munini cyane bwa Alex. Yego. N'umubare munini ku buryo utawurenza ingohe ngo uvuge ngo nta kibazo. Yego. Yego. Ayo ibi ngibi ntago biribuze kuba bijyana nuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa OMS ryavuze ko hakwiye imfashanyo yihuta y'ibiribwa mu duce tumwe na tumwe two muri Kongo. Ibi ntago biza gutuma nyine bigendana n'iri fungwa rya Minembwe, aho igisirikare cy'u Burundi nyine kiri kubuza abaturage batuye mu akara gace kubona ibyo kurya cyangwa kubona ibyibanze by'ubuzima rusange. Abanyafrika bo benshi inzara irabishe. Niyo bakwicara muri ofisi bakora raporo zivuga ko batabariza Afrika mu gice runaka, hagiye bikorwa gusa ari nka yanzogera yo kwa padiri mwe yo kujya gusenga ya mu gitondo imenyerewe ku isaha runaka, cyangwa umusiramu ugenda gusara isaha runaka, sibyo tutibasira abandi. Ni routine mbese, ni ibintu bahoramo bazungu bakoresha, atari imbabazi ahubwo ari nko kwigira abavugizi, abantu bafite imbabazi abanyafrika. Ndabona ndeba cyane, wenda reka nkubwire impamvu nk'eshatu. Ya mbere nuko World Food Program ntabwo abaturage bo muri Eastern Congo dufitiye amakuru, tubona abaturanyi bacu hano hakurya aribo bavuga bakeneye ibiryo kurusha abandi baturage benshi bo muri yewe no muri Afrika. Na gace kihagije mu biribwa. M23 aho iri n'ubundi ntiwavuga ko uburyo yahasanze muri no minsi aribwo habaye habi kurusha uko hari hameze. Okay, si cyumvikana neza. Ku buryo utajya kuvuga ngo ni état d'alerte, baba babeshya. Ona nk'abaturage bo ku yindi mpera y'isi badakurikirana, hari nk'abanyamerika bareba hari ahantu bakavuga ati ko abaturage babo barapfuye, bakabereka nk'aya mafoto ya za Somalia, Ethiopia, Eritrea kira twajyaga tubona mu gihe cyo butayo. Umuntu yarahindutse skelete gusa, akaba berekana ko ari bo bantu bo muri Kongo ariko bameze, ku buryo bikeneye ko ari inkunga ahubwo barimo kwishakira akazi na za financement kugira ngo iyo miryango
n'iyishamikiyeho n'iri inyuma n'abakora izo raporo baba ari abantu basanzwe baba opportuniste barusahurira mu ndoro nyine. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uribuka mu minsi ishize habaye impaka kuri ya nama mpuzamahanga y'Ubufaransa bwari bwateranyije ku bigendanye n'umutekano muri Kongo. Yego. Uzi ko basabaga ko ngo bafungure ikibuga cy'indege cya Bukavu nagomba ngo kubera impamvu humanitaire. N'iryo tangazo n'ureba neza urabona World Food Program director wayo yabivuzeho muri Kongo. Ngo rwose rero hakenewe inzira ngo inyeshyamba zifashwa n'u Rwanda wakumvishije Yego. zikwiye kurekura Goma na Bukavu noneho ibi mfashanye kaboneka ikanajya aho ikwiriye kujya. Ubwo urumva rero wabyaturutse ne mu Bufaransa. Bavuze bati namwe ni mu basabe kugira ngo inkunga izi. Rero biba ari amatangazo ya politika atari humanitaire ahubwo ariko nemera ngewe ko inkunga ije niyo yazara amakamyo 10,000 yaza rwose itarimo borozi ari ibiryo bitarengeje igihe bizima nyine byujuje ubuziranenge uretse ko buriya za World Food Program bo bagerageza mu by'ukuri kereka ari accident cyangwa ibyabaye bije imiti kaza butabaza ubwo aribwo bwose bukaboneka fine. Abaturage ntago baba bagize ntago ari igihombo Alexis ku muturage wawundi usanzwe wa buri munsi ariko bitavuze ko yaramerewe nabi nkuko bidasanzwe ni nubundi nuko yarameze buri hari abafashe hari abateye imbere hari abasubiye inyuma nkuko nubundi bari busubira inyuma. Ntekereza ko nta etat d'alerte iri mu burasirazuba bwa Kongo idasanzwe yabituruka ko M23 yafashe ntayo. Yego. Ayo turi kugenda tugana ku musozo rero sinzi niba ari ikindi ufite uri bwongereho kugira ngo ukivuge hanyuma twasorezaho niba nta kindi reka nibwirira abantu ko ishuri bita Machegare Vocational Center ari ishuri riherereye mu murenge wa Ririma. Iryo shuri rero ryigisha imyuga itandukanye, ryigisha umwuga wa multimedia gutunganya amashusho amajwi ndetse n'amafoto, rikigisha ubwubatsi, rikigisha ubudozi, rikigisha ubukanishi ndetse yego niyo nahereyeho ndetse gutunganya ubwiza yego pedicure na manicure gutunganya ibisatsi gutyo ibintu nk'ibyo. Icyo nandi kuvuga ngo icyo ubukanishi nuko hava n'ubundi wiza amategeko y'umuhanda. Aba wiza amategeko y'umuhanda ushobora no kuhava rwose ufite permis definitif yo gutwara ibinyabiziga. Iryo shuri rero riherereye mu murenge wa Bugesera mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma. Rero ushaka kubahamagara 0791 31 41 55 bakagufasha rwose nawe ukajya kwikurikiranira imyuga hariya. Mbibutse ko kwiga muri iri shuri n'ubuntu ni scholarship, baguhereza scholarship n'ubundi icyo usabwa no kwishyura amafaranga gusa yo kurara ndetse no kwishyura ibiryo kuwiga uba mu kigo, n'uwiga ataha bagusaba amafaranga yo kwishyura ibiribwa ukenera kurya saa sita kuko saa sita ubugomba kurya. Hanyuma rero kwiga uba mu kigo ishyura 300 gusa by'amafaranga y'u Rwanda. Kuwiga rero we ataha ashobora kwishyura munsi yayo kuko iyo ni make nyine y'300. Ni amasomo yiga amezi 6 gusa. Ubu mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka baratangiye bazasoza mu kwezi kwa 3 bongere kwakira abandi mu kwezi kwa 3. Wibaze ko abari kwiyandikisha kuziga mu kwezi kwa 3 batangiye kwiyandikisha. Ushobora kuzategereza kwezi kwa 3 ugasanga imyanya yarashize ugategereza mu kundi kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2020. Kwiyandikisha n'ubu. Kwiyandikisha n'ubu. Yego. Registration is now. Yego. Utabikoze ugacikanwa n'aya mahirwe rero. Nababwiye ko mugomba kubahamagara kuri 0791 31 41 55 ubundi bakagufasha. Ayo reka rero ngushimire. Shimire n'abandi mwese mwari mukurikiye Primo Media Rwanda babwira ko ibiganiro kuri urubuga arakagaruka mugira amahoro. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura
iki na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatase uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera i Gikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.